Amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane aho muhereye hirya no hino mu gihugu, aho muhereye hirya no hino mu majyepfo, mu ntara y'amajyaruguru, burasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ndabasuhuje ubwoko bw'Imana muboneka muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande. Ndabasuhuje cyane ubwoko bw'Imana. Yego, amahoro y'Imana agwire muri mwebwe. Rero n'ubundi ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastasi muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Yego, tugiye kureba n'ubundi nk'uko tubizi mu mateka, turabanza nyirizina tukitegura umwanya tugiyemo. Niyo mpamvu ngusaba ngo fata ikaramu yawe, nawe ukoresha mashine, ufata laptop yawe na desktop ndetse uyifite. Nawe ufite telefone wakoresha application yitwa Notepad, cyangwa waba ufite telefone ntoya ukajya muri message ukaba wakwandikamo message ukayishyira aho bita muri draft, cyangwa ukayoherereza nimero yawe yindi ufite kugira ngo itazanasibama. Ni mu buryo bwo kubasha kwifashisha kubika ibintu by'ingenzi nk'ibyo tubonera kuri Irera TV1 kuri iyi channel yacu dusangiye twese nk'ubwoko bw'Imana. N'ubundi narindimo mbasaba nyirizina, wafate ikaramu yawe cyangwa ufite desktop ukayifata, cyangwa laptop cyangwa telefone yawe, kugira ngo dutangire twige nyirizina iby'umumaro kandi by'ingenzi, kubera ko ibyo twiga byose ari ibyo by'ingenzi kuri twebwe ubwacu ndetse na bagenzi bacu n'abazadukomokaho bose. Kwandika ni ngombwa kubera ko nawe ugomba kuba ubifite byose kugira ngo nawe bikorohere kubisobanukirwa ndetse no kubyigisha n'abandi, dore ko Bibiliya nayo yabivuzeho igira iti, mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikori n'ibice 5 umurongo wa 18 kugera ku wa 21, arababwira bati, ariko ibyo byose byaturutse ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi nanone yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhaye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Tugiye kurebera hamwe incamake n'ubundi yaranze aya mateka yo kuri iyi tariki ya 3 z'ukwezi kwa 12, mateka amwe mu yabayeho ku isi kuri iyi tariki. Urupfu rwa Francis Xavier, turanareba ibikorwa Francis Xavier yakoze mbere y'uko apfa. Tunibukiranya ubwoko bw'Imana, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira iyo ukuri ijya mu ijuru. Rego, ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. N'ubundi twihuse tugiye kureba nk'ubwoko bw'Imana, kuko buri gihe duhuza umutima ku byo mu ijuru, kuri buri gikorwa, buri gihe, buri hantu. Niyo mpamvu nyirizina rero duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Bibiliya nayo hari icyo igenda ibivugaho, iragira iti mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikori n'ibice urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 1 kugera ku wa 2, avuga ati, nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru gusa, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ndetse n'ubutumwa uko bwanditswe na Matayo ibice 6 ku murongo wa 19 kugera ku 21, arabivuga ati, nimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko iyo ubirebye mu buzima tuba musanga hari abatubeshya bakanibeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahuza imitima yabo harabatamaza. Niho n'ubundi Pawulo yandikiye
urwandiko arwandikira Tito igice cya mbere umurongo wa 16 aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 harabivuga hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'imitini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ndetse Pawulo yandikiye urwandiko rwa 2 Timoteyo mu bice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Urwandiko Pawulo ndetse yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 arababwira ati hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Niyo mpamvu rero nyirizina ku byo tubonye haruguru, ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe ndetse ugatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Tugiye kurebera hamwe nyirizina aya mateka ku buryo burambuye, ariko turaza kwibaza abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga ibyo Imana ishaka. Tugiye kumva aya mateka rero kugira ngo twumve uburyo bayabayemo dukurikije n'icyo Bibiliya ivuga, tuze kuva mu kinyoma cyabo cyangwa tubigireho bitewe n'uko babyitwayemo kandi dushingiye no ku cyo Bibiliya ibihamyamo. Tugiye kurebera hamwe aya mateka yaranze y'itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 mu buryo burambuye. Turasanga n'ubundi ku itariki 3 hari uyu munsi z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1552 umumisiyoneri w'abayezuiti Francis Xavier yapfuye ategereje kwinjira mu Bushinwa. Xavier yari umunyamuryango washinze umuryango wa Yesu kandi yahinduye abantu benshi muri Portugal, mu Buhinde, Indonesia no mu Buyapani. Yego, aya mateka n'ubundi twatangarijwe n'urubuga rwitwa christiantoday.com. Nyirizina tugiye kureba Bibiliya ikivuga kuri aya mateka kugira ngo abayanyuzemo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo bitewe n'icyo Bibiliya yisobanuye ku buryo mu buzima babayeho muri aya mateka. Tugiye kurebera hamwe rero nyirizina tugiye kurebera hamwe ibikorwa Xavier yakoze mbere y'uko igihe cye cyo kuva muri iyi si cyangwa misiyo ye yari irangiye yo kwiyerekana uwo ari we, kugira ngo icyo yari agenewe nyuma y'ubuzima bwo mu isi icyo gihamya kibe cyarangije kuboneka, aribwo yahise asohoka muri iyi si ari urupfu rumusohoyemo. Rero tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya ku icyo yakoze ubwo yari umumisiyoneri ajyana hirya no hino ku isi muri ibi bihugu bimwe na bimwe twabonye, harimo igihugu cy'Ubuhinde, Portugal ndetse na Indonesia no mu Buyapani. Kandi tuzi yuko amateka yatweretse yuko yapfuye ajya kwinjira mu Bushinwa kugira ngo naho ajyaneyo ubutumwa yashaka kubaha. Ariko nyirizina ntabwo tugiye kureba ku butumwa yari agiye gutanga nk'ubwoko bw'Imana, turareba igikorwa uburyo yagikozemo, icyo ashaka kumenyekanisha, sisiteme yakoresheje, uburyo yakoresheje. Nyirizina tugiye kumwigiraho icyo yakoze. Twebwe ntabwo turebye icyo yajyanyeyo, ahubwo turebye uburyo yabikozemo kugira ngo habaye natwe nk'uko ari cyo dufite nk'ubwoko bw'Imana, tumenye uburyo ki dukwiye kugitanga n'uburyo dukwiye kukijyanamo. Ni icyo ngicyo tugiye kurebera hamwe nk'ubwoko bw'Imana ku mateka y'uyu munsi. Turareba ukuri kwa Bibiliya cyo kubivugaho. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 16 umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 18, niho havuga hati arababwira ati, uwo ni Yesu Kristo n'ubundi wabivugaga, arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka.
ahangaha ijambo ritweretse yuko tugomba kujya hirya no hino mu bihugu cyangwa impande n'impande ku misozi cyangwa urugo ku rundi runaka kugira ngo dutangeyo ubutumwa bwa Yesu Kristo kugira ngo nyirizina uwo tubugezaho akabwumva akabwemera akabwizera uwo nguwo bimukize kuzarimbuka ahubwo azaragwa ubugingo buhoraho. Ariho ijambo rivuze ngo uwizera azabatizwa cyangwa akabatizwa azakizwa. Noneho tukaza dukomeza tureba nyirizina yuko abagize gute abatazizera bo noneho batazakizwa nk'uko ijambo ryabyerekanye, ariko utizera azacirwaho iteka. 17 hakomeje avuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Nguko uko akomeje n'ubundi ijambo ribyerekana cyangwa ribisobanura ku bigendanye n'amateka twari turebye haruguru yuko dukwiye gukwirakwiza hirya no hino ku bantu batandukanye, abatarabimenya, abatarasobanukirwa ubutumwa bwiza, tukabubagezaho ngicyo ijambo ririmo kutugezaho. Ndabakumbuza namwe ubwoko bw'Imana yuko gusangiza abandi ubutumwa bwiza ari iby'agaciro. Yego, n'ubundi muri iki kiganiro tumye amateka mwibokamana, mwari kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase, muri aya mwanya w'iki kiganiro cyiza kandi dukwiye gusangiza n'abandi, kuko tureba ku byahise kugira ngo tumenye n'icyo Bibiliya bivugaho, ariho dusanga imvugo y'Imana yacu, kandi tubashe gukora icyo Imana yacu ishaka nyirizina. Birakwiye yuko usangiza abandi kino kiganiro, kandi wowe utarakora subscribe ndagusaba kuyikora kugira ngo habeho kwihutisha ubutumwa bwiza ikiganiro dushyizeho nawe wakibona, kandi tugusaba gukunda ibiganiro ukande kuri like ndetse utange inyunganizi n'igitekerezo unyuze muri comment. Yego, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Yego, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse n'inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, kandi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza abacu babonekaga mu gihugu kimwe gusa cya Isiraheli. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.